Guys, urabona ko noneho batweretse location ya telefone yacu irimo kuri screen nayo nkuko ubibona. Rero noneho reka dutangire step by step maze twigire hamwe isomo ry'umunsi kuntu wa trackinga telefone yawe ahantu hose yaba iri mu gihe yibwe. Nkwaye ikaze ibiri mushya banzu kandi subscribe, like ndetse na comment undi dukomeye. Guys, kamubwiye ngo niba ari wajya gubura telefone yawe mu buryo bw'amahereranya bwe ko utandukana no kubura telefone yawe. Muri no video y'uyu munsi tugiye kureba hamwe ukuntu wa trackinga telefone yawe ahantu iri step by step. Banzu kandi subscribe ubundi ukomeze ndagusaba kureba ino video yose kugeza irangiye kugira ngo ubashe nayo kumenya uko wa trackinga telefone yawe cyangwa icyo wakora mu gihe telefone yawe yibwe, kubasha kuba wamenya ahantu iherereye. Niyo mpamvu ngusaba kureba ino video yose kugeza irangiye ugatandukana burundu kugeza na n'ubu. Nkwaye ikaze, reka dutangire ngutse kuri Studio channel igenda kugeza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ikoranabuhanga mu muziki. Na kintu uzajya muri setting ya telefone yawe nkuko ubibona muri screen yawe, urakujya muri setting ya telefone yawe hano hejuru cyangwa usacinga ibintu byawe. Wakoresha Android cyangwa iOS nibyo uzaza ugakora, uzaza kandi hano hejuru ngiye kwereka, ngiye gushyira aga fresh. Namara kuwakanda gutya wandikemo rino jambo ngiye kukwereka, ukurikirane step by step kugeza ino video irangira. Andikamo find my device. Kenshi umara kugenda gutya uzahita bigusacinga cyangwa bari commandinga, warangiza uze uri kandi ho rino jambo ahangaha nkweretse ko mba nagiye ngerageza gukora video zigaragara neza. Noneho ariyo uzasanga abona ko ngiye return on. Noneho icyo uzakora uzaza niba usanze return on gutya wenda kamanzi mbikwereka ukuntu uzasanga imeze. Niba koko utarabishyize muri telefone uza gushyiramo finger niba ukoresha cyangwa password ukoresha muri telefone yawe kugira ngo nyine bibashe gufunguka. Kabanze mbikore nshyiremo password mbanze mbifunge maze nkwereke ukuntu wowe uzasanga bimeze. Niba utazasanga bimeze gutya nawe uzabigire gutya, ubona ko uzasanga kenshi wowe bimeze gutya. Noneho wowe icyo uzakora uzaza kano kantu ko hejuru gatange on, waza gusa gushyiramo password cyangwa fingerprint mu gihe telefone yawe ifite fingerprint. Urabona ko noneho mwagize on. Bino bintu ushaka ko ugiye kurinda telefone yawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bino bintu bikazabasha gufasha polisi mu gihe ishaka telefone yawe cyangwa kuba nawe wayigiye. Uzaza hano hejuru hano ubona utaninge location cyangwa ya telefone yawe igire on gutya step by step. Icyo kintu ugomba gukora nk'uko ndi kugenda mbikora muri screen yawe nawe ubireba. Bana ko telefone yacu yasubiye inyuma, reka twongere dusubire noneho hahandi mbereke utuntu twinshi ugomba gusetingamo, kuko musaba kura video yose kugeza irangiye kuko imbere niho hari ibyiza byinshi. Urabona hano ha kabiri handitse find my device app, zagusanga install muri telefone yawe cyangwa ya updating. Niba itapudatinze muri telefone yawe uzazuri kandeho, numara kuyikanda gutya mbikweretse izahita kugera muri Play Store yawe ya telefone maze twinstall ino GPS muri telefone yacu tuzakoresha mu gihe twabuze telefone yacu. Reka dutegereze gato ibanze yinstall muri telefone, bundi mushimira ugeze kuri uno munota uri w'agaciro kuri ino channel yacu. Niba wishimiye video yacu tukugezaho ujye dukanda subscribe, like ndetse na comment na sharing. Kandi noneho nkwereke ibindi bintu ugomba kumenya ni koko code cyangwa serial number ya telefone yawe, kuko nayo izagufasha mu gihe wabuze telefone yawe. Banza ufate agapapuro wandike serial number ya telefone yawe, wazandika akanyenyeri akego gutya mbikora 06 urwego kugira umenye serial number ya telefone yawe. Gutya bazahita bayikwereka step by step. Noneho icyo uzakuzanira ino serial number ya telefone yawe ahantu ku gapapuro, maze iyi nayo izagufasha cyangwa izafasha polisi mu gihe cyo kubona ya telefone yawe mu gihe igibwe. Urabona ko hano hariho IMEI. Bino gutyo ubona uzagenda uzandika ahantu ku gapapuro, kuko ibi bifasha polisi cyangwa mu gihe nawe wabonye telefone yawe iri. Ntabwo hari igihe udashobora guhita urwanya igisambo, ahubwo ukabasha gukoresha polisi, kuko nukoresha bino bintu tugiye kukwereka uzabasha kumenya ahantu telefone yawe iri cyangwa location aho telefone yawe iri, bakabasha kuba bahita banayifunga mu gihe wakonze location. Gutya urabona ko iyi application yacu imaze kwesitara no muri telefone yacu. Tuzahita tuyifungura, dutegereze gatoya ifunguke. Noneho uzashyiramo email yawe ya telefone, ya email yawe biri muri telefone izagufasha. Guys, ibi bintu ugomba kubikurikirana step by step. Hano uzashyiramo password ya telefone cyangwa email yawe, umara kuyishyiramo utegereze gato. Reka nanjye maze kiremo ya email muri yanjye muri ino
application mara kwandika sign in hano ubona nkweretse wangiza utegerezeho gatoya musokanda subscribe like ndetse na comment ubona ko akanda accept ubona ko telefone yacu ukuntu yitwa then noneho reka ture kuri location baze patubwira ahantu ya telefone yacu iherereye cyangwa ahantu uri ako kanya rero bikaba byagufasha kubona telefone yawe iri mu buryo bworoshye cyane ukabasha kuba bahita bayilockinga mu gihe washyizemo lock ikabasha kuba nta kintu na kimwe wayikoreraho. Ndagushimiye twabanye muri no video tuzonyitona ubutaha mu nkuru nk'izigiye zitandukanye n'ujye ugira ikibazo ugitwandikira muri comment kugira ngo ubutaha tuzakora ubushakashatsi cyangwa tuzakore video ya cya kintu wifuza. Ukugezaho ibiganiro nk'ibi ni Idi Amin nayo ikaba M Studio channel ikora ku muyoboro wa YouTube. Urabona ko deni kano kanya bese bambwira agace merereyemo, urabona ko ahantu ndi neza cyangwa ya telefone yanjye iherereye ndi mu bwishyura Nyabihanga cyangwa igitesu uko ituba kwerekana ya telefone yawe iherereye kano kanya nako uzakoresha gukoresha indi telefone ya mugenzi wawe ugadushyiramo iri ya MI ya telefone cyangwa se no namba gatakwerekana iyo telefone yawe iherereye. Bye bye, tubona ubutaha.